Rwanda nziza ntuteze kuzahinyuka mu mahanga. Dushimire korali ya Kigali kuri iyo ndirimbo nziza, indirimbo imaze igihe kinini cyane abanyarwanda benshi bazi guhera mu myaka ya za 50 abavutse icyo gihe, ariko n'abandi batoya bakaba barayisanzanga, akaba ari indirimbo yakunzwe yagiye yambuka ibihe byose. radiyo ishaka ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. Dufite saa 5 z'amanywa n'iminota 5 isaha z'i Washington DC, tukajya na saa 11 z'amanywa n'iminota 5 6 noneho 5 nako i Paris, ahandi mu Burayi bwo hagati ndetse n'iwacu i Kigali. Uno munsi turi ku cyumweru tariki 23 Kamena mwaka wa 2019, tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro Rwanda nyuma ya Kagame na FPR DMI, imibanire n'amahanga. Kikaba ari igice cya 5 ku bice 8 twabateganyirije, birebana n'iko duteganya u Rwanda rw'ejo n'umushinga wa sosiyete nyarwanda kugomba kuzaba umeze. Ejo rero mbibutse yuko twagerageje kubagezaho ikiganiro, hakaba ibibazo bya tekinike. Nizera ko noneho byakemutse, turabireba mu kanya. Ibyo bibazo bya tekinike byatumye tutabagezaho ikiganiro kuwa Gatandatu ejo mu masaa 9 nk'uko twari twabibasezeranije, ariko reka tugerageze twizera yuko noneho biri butungane. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, ndabashuhuje. Mukaba kandi muri kumwe na Dr. Theogene Rudasingwa. Ngiye kureba noneho niba yageze muri studio, bityo nawe musabe kubasuhuza tubone gutangira ikiganiro. Reka ndebe niba yageze rero muri studio mu kanya, ntabwo nari muruzi. Ndamubonye noneho, reka mufungure mikro noneho basuhuze. Mikro yafunguye Theo. Urakomeye yoze? Uraho. Ejo twaragerageje, ubwo abantu nuko hatya bavuga ngo iki mu Kinyarwanda, ngo muzatugaye gutinda, ariko ntitwaheze. Ntabwo twaheze rwose, turaje. Ariko ndo kubibutsa ko ibibazo noneho atari n'ibyacu cyane cyane, nuko tuba dukoresha za tekinoloji z'abandi. Iyo ibyabo rero nabyo byakwamye n'ibyacu birakwama. Ubwo nagira ngo mbonereho akanya ko gusuhuza abakunzi ba radiyo yacu, kandi tubifuriza gukurikirana ibiganiro neza. Ubwo twakomeza yoze. Urakoze cyane rero, katugeze ku bakunzi b'ibiganiro byacu. U Rwanda nyuma ya Kagame na FPR DMI, igice cya 8, aho tugiye kuvuga ku mibanire n'amahanga. Muri kino gice cya gatanu waruvuze igice cya 8 wasimbutse. Ndihuse cyane. Muri kino gice cya 5 ku 8 duteganyije, tugiye kubagezaho ku ishyaka Rwanda Freedom Movement ribona muri kino gihe imiterere ya politike y'u Rwanda mu byerekeye imibanire n'amahanga, nuko iyo mibanire n'amahanga ikwiye kuzagenda nyuma ya Kagame na FPR DMI, dore ko abanyarwanda benshi barambiriye ngoma y'agahotoro. Gusa rero nibutse yuko muri propaganda nyinshi cyane yabampatse ibihugu, abo Kagame abeshya bose bakabeshyeka kubera nyine kumenamwo amafaranga menshi no kubera inyungu zindi zabo, bose baba bakwiye kubikwiza, ariko n'abakwiza ibyo batazi. U Rwanda rwa Kagame harimo abarubonamo rwose icyitegererezo mu bintu byose, ndetse harimo ubwo bubanyi n'amahanga, iyo mibanire n'amahanga. Bakavuga ati rwose u Rwanda ni rwiza, u Rwanda ruhora rwatsinze ibitego ahantu hose. Ngira ngo umuvandimwe Theogene uherutse kuvuga uti agahinda ntikica. Nahuye n'umuntu hano muri Amerika arambwira ati mugira amahirwe yo kugira Kagame. Nanjye nza kukubwira yuko biri hose mu rubyiruko, mu bantu bize, ako kaga mu rwego rw'ubwenge n'urwego rwo gushishoza kari hose.
bisa n'ibyerekana mu by'ukuri ko Afurika igeze habi ku buryo abantu bifuza umuntu nka Kagame. Ntagutindiye rero kuko niwe mutumirwa mukuru ugomba nyine kugeza ku banyarwanda no ku bandi bose bumva ikinyarwanda uno mushinga wa sosiyete sivile uko imibanire n'amahanga igomba imeze muri kino gihe nuko yagombye kumera, uko cyane cyane twifuza mu Rwanda rw'ejo nyuma y'ihirima ry'ingoma y'igitugu ya Kagame na FPR DMI. Ibyo rero nibyo wowe ugiye kubagezaho, nguha ijambo. urakoze cyane Joseph. No mu gutangiza nyine muri uyu musogongero utugejejeho uranebibuze mu by'ukuri nicyo ubwo turi buganireho, kandi ni no kwibutsa abantu hari byinshi kuva dutangiye uru rugamba twakomeje tuvuga ku bintu bijyanye n'ububanyi n'amahanga, cyane cyane mu mateka yacu. Wenda mu mateka ntabwo turi yasubiremo, ariko wenda umuntu icyo yakwibutsa abantu mu magambo make cyane ni uko u Rwanda rwavukiye muri kariya karere, niho ruzasazira, niho ruzaguma. ni ukuvuga ngo abaturanyi bacu ni u Burundi, ni Congo, ni Uganda, ni Tanzania. Ibyo bihugu rero ni nk'aya ndirimbo nkinira nkunda Joseph yo kuvuga ngo ngo amahirwe uzayabonera kuri uyu musozi, ngo niwe uzakiriraho. N'u Rwanda rero ni uko nguko niho rutuye muri kariya karere, ariko mu mateka kubera ko iyo ugiye nyuma y'ako karere dutuyemo, imibanire yacu n'amahanga ntabwo yaduhiriye. Twarakoronijwe, dukolonizwa n'Abadage, dukolonizwa n'Ababiligi, ariko na nyuma y'ubwigenge cyane cyane ibihugu twagiye tubana nabyo ntabwo nabyo byadufashije, kuko ibyo tuvugamo cyane cyane ibyo bihugu ni Ububiligi, ni Ubufaransa, n'Abongereza hamwe n'Abanyamerika. Ariko umuntu atibagiwe n'ibyo bihugu byo duhanye imbibi, kuko nabyo bazahora ari abaturanyi. Ariko ibyo bihugu cyane cyane mpatse ibihugu, ibyo twita bya mpatse ibihugu, ntabwo imibanire yacu nabo yaduhiriye. Ubundi wakwibaza uti ububanyi n'amahanga bw'ibihugu bushinzwe iki? Ubu dufite isi iriho ibihugu ngira ngo 195 niba nibuka neza, wenda nibagiho kimwe cyangwa se wakuraho kimwe, ariko ni uko nguko bingana. Hagomba kubaho rero uburyo ibyo bihugu bigomba kubana. Niyo mpamvu buri gihugu cyose kigomba kugira politike y'uburyo kibana n'ibindi bihugu. Ubundi rero mu busanzwe mu nshingano zo ibihugu biba bifite, ni uko icya mbere cy'umuntu agomba gutangiraho ni uko politike y'igihugu imbere mu gihugu buri gihe niyo itanga icyerekezo cy'uko politike y'ububanyi n'amahanga izagenda. Iyo uri umuntu nka Idi Amin, ugomba guhora ushyamiranye n'abantu. Iyo uri umuntu umeze nka Hitler wategetse Germany, hakabaho bikaza no kuvamo intambara ya kabiri y'isi, ugomba kumenya ko ugomba kurwana n'abandi, kubera ko no mu gihugu wawe politike aba ari iyo ngiyo. Niyo mpamvu rero abantu bagomba kwitaho cyane cyane kumenya ngo politike mu gihugu imeze ite. Icya kabiri cyo ububanyi n'amahanga kiba kigamije ahanini ni ugushakisha inshuti, ariko ni ugushakisha inshuti zigufasha mu nyungu zawe, nk'uko nabo ugomba kubafasha mu nyungu zabo. Mu bintu bijyanye n'ububanyi n'amahanga ni magirirane. Mu kinyankore bavuga ngo ingari ibiri no kunabisana, cyangwa se mu kinyarwanda ngo amashyi abiri arakarabyana, niba uwo mugani ubaho mu kinyarwanda simbizi. Icyo ni ukuvuga rero ko ufite inyungu zawe ziturutse kuri bya bindi twavuze, politiki yawe mu gihugu n'ibyo ukorera abaturage mu gihugu. Ibyo nibyo ugomba gushingiraho ujya gushakisha inshuti,
nabo zishakamo nabo nuko nguko baba bafite ibyo bagushakaho mukagereranya mukareba icyo muvana. Icya gatatu nuko no muri iyo si tuvuga, iyo si ntabwo ari shyashya, ibamo inshuti ariko hakabamo n'abanzi. Iyo ujya gushaka hanze rero biturutse kuri politike yawe n'ibyo ushaka kugeza ku gihugu cyawe n'abaturage, ugomba guhora ushakisha n'abagufasha gukumira abanzi. Abanzi bashobora nabo kugirira nabi biturutse ku nyungu zabo. Ibyo turaza kugira icyo tubivugaho, kuko urabona niba ufite nka Kagame na DMI bayobora igihugu, icyo gihugu muri politike yacyo akaba ari ugukora ibishimishije udutsiko atari ibijyanye n'inyungu z'abanyarwanda bose, ntugura witeze ko, kandi urabizi ko FPR DMI ibyo bihugu isa nkaho yabigize akarima kayo, uko yagiye itera Kongo n'ukuntu yagiye yica. Ibyo ngibyo rero ahanini iyo uri igihugu ugomba guhora utekereza abantu nka bene abo ngabo, udutsiko nka bene utwo ngutwo, abanzi nka bene abo ngabo bashobora kuza bakayogoza igihugu cyawe, bagasahura bakica. Uhora ushakisha rero abo mwafatanya, gushakisha inshuti no gukumira abanzi. Ikindi nuko, cya kane nuko ubundi mu busanzwe ububanyi n'amahanga habamo ikintu cyo guhora abantu bahashya ikintu cyatuma habaho intambara hagati y'ibihugu, nubwo byaba bibiri cyangwa se intambara ishobora gusakara igafata ibihugu byinshi. Iwacu ahangaha murabona nka iriya ntambara ya Kongo ari iya mbere n'iya kabiri yatangiwe na FPR DMI. Hari igihe bayize ngo ni intambara ya gatatu, intambara ya Afurika yose, kuko yafashe ibihugu 9. Umva rero ntabwo kubuza intambara gusa ari ukubuza intambara hagati y'ibihugu bibiri. Uhora unatekereza ngo se n'intambara iramutse itangiye ishobora gufata ibihugu byinshi, iyo ntambara twakora iki kugira ngo itazaba. Mbese byakorwa byose kugira ngo dukumire ikintu cyatuma intambara nka bene izo ngizo zitangira. Ariko cyane cyane si ukubuza intambara, ariko ni no gushakisha ibintu bishoboka byose byazana amahoro n'umutekano mu gihugu cyawe, mu karere utuyemo, ariko no ku isi. Iyo urebe n'izi za Loni na za Afurika, buri gihe baba bavuga ibintu mbese ngo byo gushakisha amahoro n'umutekano, nubwo mbona bihora bitunyura hagati y'intoki. Hari ibindi byo ubona cyane cyane muri imyaka nka 60 ishize, ibintu bijyanye n'ubutwererane, ibintu bijyanye n'amajyambere, ibintu bijyanye n'ubucuruzi, trade and development, nabyo byaje kuri gahunda y'isi, bihora ku rurimi rw'abantu nk'ikintu mbese umuntu yavuga cy'igikorwa cy'ingirakamaro mu bintu bijyanye n'ububanyi n'amahanga. Hakabaho rero no kureba hirya no hino. Hari ahantu hirya no hino ku isi usanga hahora hari ibibazo dutangira iwacu mu biyaga bigari. Ujya zamukiye ruguru y'iwacu aho ngaho muri za Ethiopia na Somalia na Eritrea, babyita ngo ni ku ihembe rya Afurika, Horn of Africa. Ugiye muri iyo ngiyo muntu uza muri za Aziya yo Middle East ni ijambo rirerire, ariko uravuga aho ngaho za Israel, za Palestine, za Iraq, za Afghanistan, ubu ngubu za Syria, za Yemen, ruguru iwacu muri za Nigeria aho havutse ibi bitero bya za Boko Haram. Ntagiye ku isi haba hatari ibibazo nk'abandi ibyo ngibyo, nk'ukuntu twaciye muri period Afurika ishakisha ubwigenge, igihe muri za Mozambique, za Angola, za Afurika y'Amajyepfo. Izo bita ngo trouble spots, ahantu mbese haba hari imvururu buri gihe. Ububanyi n'amahanga buba bufite ukuntu bushakisha ukuntu bwarangiza ibibazo nka bene ibyo ngibyo.
noneho mbese ukongeraho na za urgence z'ibi bibazo biriho by'ingutu biba bikomeye cyane bishaka abantu gushyira imitwe hamwe ngo barebe iki cyakorwa, ibibazo by'impunzi, ibibazo bigenda mbese bivuka kandi buri gihugu kidafite ububasha kuba bwabirangiza ku giti cyabo, nk'ibi bivugwa bijyanye n'ibidukikije bivugwa cyane cyane kuri iki gihe. Ububanyi n'amahanga nanone ibintu nk'ibyo ngibyo bugomba guhora bubitekereza. Ubu kwari kwerekana ko mu bihe bisanzwe, mu bihe by'amahoro kandi mu bihe hariho ubutegetsi mu gihugu n'abaturage baba barishyiriyeho bakanavanaho, ibyo ari ibintu byo abantu bagomba gushyira hamwe bagahora batekereza, kuko igihugu, nta gihugu wavuga ngo ni ikirwa kiri aho ngaho mbese cyihagije, ntibishoboka. uhora ushakisha ububanyi n'abandi kubera ko ubikeneye kandi nabo babikeneye. Ariko noneho ukibaza uti se ububanyi bw'amahanga n'amahanga bwa FPR bushingiye kuki? Iyo ugiye kureba kuva muri 1994 kugeza kuri aya magingo, ububanyi n'amahanga bwa FPR DMI bushingiye ku kinyoma. Ni cya kinyoma mbese ya narrative kwa kuvuga ngo muri 1994 habaye intambara, FPR ihagarika jenoside, hanyuma uwayurube uri ku isonga rya FPR ariwe Paul Kagame, mbese niwe ntwari y'icyo gikorwa. None habaye mbese nk'ikintu cy'igitangaza, miracle, u Rwanda aruhindura paradizo nka za Singapore, nka ya ndirimbo yo wajya gukunda nawe ukunda Joseph wajya gukunda kudukinira ya Sankara. Niyo urumva nicyo ishingiyeho. Ibindi byose uko u Rwanda rumeze, wanabivuze mu musogongero w'iki kiganiro, ibyo ngibyo byose byo FPDMI yitayeho. Ivuga icyo ngiki ikacyozaho ku buryo ubu ngubu cyabaye nka gatigisimu mu bihugu, muri imiryango mpuzamahanga za World Bank, za IMF, ibihugu by'ibihangange, abantu mbese b'abahanga bandika ibitabo. Ubu mbese yabaye industry ihora ivuga itanga iyo nkuru rero Joseph niyituma nyine n'umuntu uri aho ngaho wicaye muri banki aho ngaho muri Amerika nk'urugero n'abahaga, utazi u Rwanda utararugeramo, ariko usoma ukareba amakuru ukumva ibyo abantu bavuga, iyo nkuru nta mpamvu utayemera, kuko nta handi uzi u Rwanda uruzi muri iyo nkuru wumva uyu munsi ukazayumva ejo, umwaka umwe uba imyaka 25. Icyo ni icya mbere rero, iyo ububanyi n'amahanga bushingiyeho. Icya kabiri ni uko ishingiye mu bintu ububanyi n'amahanga cyane cyane bijya kurishera mu rugo, ni ukurebera iwacu mu karere. Kuva muri 1994 byagenze bite? Icyo abantu barakizi, twese turakizi, tukiziranyeho na FPR DMI na Kagame barakizi, nuko ni intambara hamwe no gusahura. Intambara no gusahura mu karere ari byo byubatse ibintu byubatse umutungo wa Kagame n'abakiba muri ruhande, ariyo yubatse ariya mataje mubona muri kiriya gihugu, ariyo yuzuye mu bank account ya Kagame hanze aha ngaha. Ibyo byose nibyo basahuye muri Kongo. None se wavuga ngo ejo sinzi umuntu wansetsaga nakubanze, ntabwo ari n'umuntu, n'umugore wanjye yambajije, asomye makuru y'u Rwanda, yambaza ati se, ati nabonye bavuga ngo u Rwanda rwashyizeho uruganda ngo rwa zahabu. Ati u Rwanda harya rugira zahabu? Ndaseka ndamubwira nta zahabu igira, ariko igomba kuba ifite. Ari ukuri cyanyumva Yoze? Ndakumva neza cyane rwose.
ibyo by'uruganda rwa wari zahabu wumvise icyo uruganda rwa zahabu yego ntacyumvise neza uruganda rwa zahabu dufite duke busa muri za nyungwe aho birimo muri za miyove hariya muri za byumba hahoze hitwa byumba birimo hari ahantu hagiye habaho twazaho duke ariko kuvuga ngo turagira uruganda rwa zahabu ibyo ni kuko birasekeje komeza ariko iyo urebye rero ubu ngubu ugiye kureba mbese zahabu na za kota n'ibyo n'ayo mabuye y'agaciro u Rwanda rusohora hanze usanga umubare uri hejuru ukibaza ariko ibi ngibi wabivanye mu nyungwe ni ibyavuye nyungwe ni ibyavuye hehe icyo ngicyo cyari ugushimangira ko ububanyi n'amahanga bwa FPR DMI ari ibyo by'intambara mbese no gusahura ikindi ni uko mu bubanyi n'amahanga nk'ukuntu muri make ubwo ngubwo noneho tugiye kuvuga gahunda yacu muri mushinga wa sosiyete ni uko ububanyi n'amahanga uretse mbese ibyo byo gushyira mu mufuka kwa Kagame n'ako gatsiko ke umutungo waba barasahuye hanze n'uwo basahura mu banyarwanda hari icyo kintu cyo ku ubwicanyi iyo ugiye kureba ukareba ahantu za ambasade z'u Rwanda ziri hose n'ibyo FPR imaze imyaka yose ikora mu byo bita ngo diaspora aho bihurira ni hehe byose bihurira kuri ibyo bikorwa by'ubwicanyi ku buryo ambasade yewe natwe twari impunzi muri za icyo gihe cyose impunzi za 59 mbere yo kuza mu Rwanda no muri n'igihe intambara yatangiye ntabwo twigeze dutinya ikintu cyitwa ambasade nk'ukuntu abanyarwanda ubu ngubu batinya ambasade cyane cyane iyo uri impunzi ukaba uzi ibyo politike ya FPR DMI ishingiyeho guhiga izo mpunzi gushaka kuzicyura ku ngufu kuzireshya ngo nizize mu gihugu muri biriya bintu bya ngwino urebe abenshi bagezeyo bamwe bakabura ariko ni ukuvuga ko iyo wemeye kugenda uba wemeye nyine kuza muri iyo politiki ya FPR DMI gukurikirana abantu kubica nta ikintu cyitwa ambasade ikintu cyitwa ambasaderi cyangwa se umukozi wa ambasade ni ukumwumvamo ko ari intore kandi kumva ko ari intore ya FPR DMI hakavamo rero icyo kintu cy'uko buri muntu wese agomba gutinya ntabwo natwe n'igihe cy'intambara twarwanaga n'ubutegetsi bwa Habyarimana ntabwo umuntu yigeze atinya ambasade nk'ukuntu umuntu ngubu ayitinya ibyo ugiye kureba rero ubwo nibwo bubanyi n'amahanga ni ukuvuga rero ko ibyo tugomba gukora byose ni ukurandura icyo kinyoma cyaganje muri mu bubanyi n'amahanga bwa FPR DMI kurandura ubwo bwicanyi bugenda bwitwikiriye za ambasade n'ibikorwa bavuga ngo ni ibikorwa bya diaspora ibyo bintu byo ku intambara mu karere no gusahura ibyo bintu byose ni ibintu bigomba kurandurwa kugira ngo noneho habeho ububanyi n'amahanga bujyanye na biriya byo natangireho mvuga kugira ngo gahunda yo dufite mu gihugu nk'ibyo tumaze iminsi tuvuga kugeza kuri iki kiganiro cy'uyu munsi n'ibindi tuzakurikizaho uko ari bitatu ni ukuvuga ngo ububanyi n'amahanga bugomba kuba bushyigikiye ibyo bikorwa byo tugomba gukora kuko nibyo bibereye abanyarwanda nibyo abanyarwanda bashaka nibyo bigomba kugirira akamaro abanyarwanda bikagirira akamaro abaturanyi kuko aho dutuye ni hariya nta handi tuzigera tubona kugira umubano mwiza n'ibyo bihugu byo duturanye niyo nshingano ya mbere tutibagiwe ko turi abanyafurika tugomba guharanira inyungu za Afurika kandi tutibagiwe ko dutuye kuri iyi si imwe ibibazo binini by'ingutu isi ifite natwe biratureba tugafatanya n'abandi hirya no hino kugira ngo dushobore kureba uko duhangana n'ibyo bibazo muri bimwe rero tugomba kuzakora twiyushya kuya
ntabwo byoroshye ariko tugomba kuzakora. Icya mbere na mbere kijyanye n'iki gitekerezo cy'uko tugeze kuvuga ngo Nyerere yigeze kuvuga, nanjye tuganira yigeze kuvuga ati ikintu nahoraga ntekereza ko cyari kutugirira akamaro twese, cyane cyane abarundi n'abanyarwanda, abahutu n'abatutsi batuye muri ibyo bihugu, ni ukugira igihugu kimwe. Noneho ibibazo by'abahutu n'abatutsi wenda muri abo bantu bangana batyo, urumva ubu ngubu iyo urebye umubare w'abantu uri mu bihugu Kongo, Uburundi, u Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania, ubariye hamwe ubu ngubu banza ari nka 200,000,000. Urumva mu gihugu kimwe kirimo abantu 200,000,000, ntabwo kuvuga ko uri umututsi cyangwa uri umuhutu biba bikibaye ikibazo kinini cyane. Ahubwo icyo gihe ubu umunyarwanda, umurundi nawe muri iyo space irimo abantu 200,000,000, ni ukuvuga ko wiga kuba kutaba umuhutu n'umututsi, ahubwo wenda bikugirira akamaro kumva ko uri umurundi kubera ko nibura uhuje n'abandi urwo rurimi rw'ikirundi cyangwa se abanyarwanda duhuriye ku rurimi rumwe. Ikintu rero cyo kuzihutisha birenze ibingibi bivugwa kuri iki gihe by'uko hari ibintu bya integration mu rwego rw'ubukungu. Ibyo ni byo koko tugomba kubishimangira, tukabyuzuza, tukarushaho kubiharanira, ariko twe twumva dukwiriye kuzaharanira yuko ibyo bihugu uko mbivuze amaherezo, ariko ayo maherezo akaba ya bugufi, ko twazagiriye igihugu kimwe gifite ibyo gihuriyeho. Ariko urumva ko ubwo iyo byabaye bityo buri gihugu kigomba kugira icyo kigomwa kugira ngo habeho ibintu nk'ibyo ngibyo, nk'ukuntu abandi bagiye babigeraho. Ibi bihugu binini cyane, Amerika, za India, sinavuga Europe kuko ibya Europe cyangwa se ibyo bavuga bya African Union ijya kurisha ihera ku mbere y'uko ugera ku bihugu 54 nibura ushoboye bitandatu ushobora kubishyira hamwe bikagira igihugu kimwe. Hari akamaro byagira cyane cyane mu gukemura ibibazo byacu nk'abanyarwanda, cyane cyane ibintu bijyanye n'umutekano, ibintu bijyanye n'ububanyi n'amahanga, ibintu bijyanye n'imibereho y'abaturage. Hari byinshi twageraho dufite igihugu nk'icyo ngicyo. Icya kabiri numva dukwiriye twumva twebwe mu muryango wacu twumva tuzaharanira kandi tugakitangiriraho nyuma ya FPR DMI n'ako gatsiko ka Kagame kuvaho, ni uko hari ibibazo twateye abaturanyi. Hari byinshi iyo tuvuga ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda, ariko hari n'ikintu gikenewe cyane cy'ubwiyunge mu karere. Iyo urebye ibibazo twabibye muri Kongo, ukabona ibibazo dufitanye n'u Burundi, ukabona ibibazo dufitanye na Uganda, ukabona ibibazo dufitanye na Tanzania, yewe n'ibitari bituranyi nk'ibihugu nka za Afurika y'Epfo dufitanye ibibazo, ariko nk'abaturanyi bo byo birakenewe yuko hagomba kuzashyiraho uburyo, wenda bizatangirana n'ikintu umuntu yakwita nka conference, atari bya bindi bavuze ngo bya International Conference of the Great Lakes, ibyo ba Kagame n'abandi bahatse ibihugu bashakaga kugira ngo abantu babone ibibazo by'akarere n'u Rwanda bakoresheje ya nkuru ya FPR DMI. Cyane cyane biriya ni Kagame na FPR DMI babyungukiyemo, ariko ibi ngibi byo yaba conference, ariko cyane cyane tugashyiraho n'uburyo abantu ku giti cyabo muri societe civile n'indi miryango muri community z'abantu batuye muri kariya karere kuganira
ndetse n'izindi nzego zirenze ba perezida cyangwa se abaminisitiri guhura nk'inzego z'inteko zishinga amategeko, hakabaho uburyo ibyo bintu byavugiwe muri conference ariko noneho bizanavugirwa n'ahandi hirya no hino kugira ngo ubwo bwiyunge butangirire mu baturage bijya hejuru, aho gutekereza ngo ni ba perezida bahuye gusa ngo bemeza ko ibi ngibi bigomba kuba. Ibyo rero byo kuganira ibibazo byatubayeho hagati yacu mu bihugu abantu kandi bituye nyine kuri ubwo butegetsi bw'ibyo bihugu, ibyo bintu ni ikintu tugomba kuzashyiraho umwete cyane kugira ngo ubwo bubanyi n'amahanga bwe gushingira gusa nk'uku nguku ubona bavuga bati Kagame na Museveni bagiranye ikibazo, rimwe na rimwe wenda ukibaza ikibazo cyaturutse hehe, bati ubwo ngubwo karabaye hagati y'ibihugu byombi. Igihe rero kirageze cyaho tugomba gutekereza ko ubwo bubanyi n'amahanga bwagira n'ahandi bushingira mu mibanire hagati y'abaturage nk'uko byagenze, nk'ukuntu abanyarwanda n'abanyekongo, abanyarwanda n'abarundi, abanyarwanda na biriya bice bya za Karagwe muri Tanzania cyangwa se muri Uganda babanye imyaka n'imyaka, bagasangira ibike, bagashyingirana, ibyo bintu byabaye iyo myaka yose biranashoboka, ariko habayeho uburyo ibyo bintu bigomba kuba byatangira gukora. Icya gatatu icyo tuzakora ni uko hagomba tuzashyira imbere kugira ngo habeho international conference, mbese n'inama mpuzamahanga mu rwego rw'ibihugu byose, kandi tugomba kuzasaba umuryango w'ibihugu bya Afurika, African Union ndetse na Loni, kugira ngo kiriya kibazo cyo twebwe twemera cyabaye ku Bahutu, ni ukuvuga jenoside yabaye ku Bahutu na biriya byaha by'intambara n'ibindi byaha byakorewe Abahutu mu Rwanda no muri Congo, kandi byavuzwe no mu maraporo uko yagiye akurikiranwa, yuko noneho tuzasaba ko habaho kwemera ko icyo cyaha cyakorewe Abahutu. Dore ko mu bantu urabizi Joseph, hari abantu benshi kugeza no kuri aya magingo bahora bavuga ngo ibyo bintu rwose nta watinyuka kubivuga, ngo kubera ko bigomba kwemezwa n'inzego zibishinzwe, ariko twe turabyatura tukabivuga. Icyo utatuye ngo uvuge kugira ngo uzanagiharanire biragora, ariko kimwe turarike n'abo bantu bo muri FPR, DMI na Kagame, yuko bitinde bigire kera yuko hazabaho icyo gikorwa cyo gusaba umuryango wa Afurika, African Union na Loni, kugira ngo ibyo byaha byakorewe Abahutu byemerwe n'izo nzego. Tuzakomeza rero kubiharanira, ariko icyo gihe noneho tuzaba turi ku isonga byo kugira ngo ibyo bintu koko nk'ukuntu ibyo byaha bitajya bisiba, niyo hamara imyaka ingana iki, ariko ntibishobora kubisiba. Tuzaharanira yuko icyo kintu cyemerwa nk'ikintu gikomeye cyane muri politike mpuzamahanga yacu. Icya kane cyo nacyo kiri muri urwo rwego rw'imibanire yacu n'amahanga, tuzasaba amahanga kudufasha, nuko turacyafite nyine ikibazo cy'ubuhunzi. Hari impunzi nubwo twari twakivuze mu biganiro by'ubushize, ariko n'ubu ngubu kuko izo mpunzi zahungiye mu bindi bihugu, ndetse n'abantu bamwe bafashe intwaro bari muri ibyo bihugu. Ni ukuvuga ko ikibazo kirenze u Rwanda, tugomba gufatanya n'ibyo bihugu ndetse tugasaba n'imiryango mpuzamahanga kudufasha kurangiza nyine icyo kibazo cy'impunzi, kandi tukakirangiza burundu, ndetse tukarangiza n'icyo kibazo kijyanye n'abafashe intwaro bashaka nyine kuvanaho ubutegetsi bubi bwa FPR, DMI. Ibyo si ukwirengagiza ko bamwe muri bo baba bafite imigambi mibisha yo gukora ibyo bakoze bibi
mu bihe byashize. Oya, ntabwo ari ibyo ngibyo, ahubwo ni uko iyo abantu bafashe intwaro inzira ntabwo ari nyinshi, wakwemera bikaguma bimeze bityo, niyo umutekano wawe batahungabanyije, ariko nawe nta mahoro ugira. Ni ukuvuga ko icyo kibazo kitureba twese nk'abanyarwanda, tugomba kureba uburyo icyo kibazo cyarangiye. Ikibazo cy'impunzi ndetse n'icyo kibazo cy'abafashe intwaro nabyo ni ibintu tugomba kuzashyiraho uburyo mu rwego rw'igihugu, ariko cyane cyane mu rwego rw'akarere, kugira ngo ubwo buryo twashyizeho uko twabwita ntabwo bizaba abanyarwanda bazaba bariho icyo gihe cyangwa bazaba bari ku isonga ry'ubutegetsi, bazashaka uko babyita, ariko ni ikintu tugomba kuzafatanya n'abatuye akarere ndetse n'imiryango mpuzamahanga kugira ngo badufashe kurangiza icyo kibazo, ibyo bibazo. Icya gatanu wenda nagifatanya n'icya gatandatu kuko hari ukuntu bifitanye isano. Iyo ugiye kureba ambasade z'u Rwanda na minisiteri y'ububanyi n'amahanga, wenda wowe ni uko uzi, wowe urabizi Joseph kuko wabayeho mu Rwanda muri iyo periode, uzi uko abagiye bakorera minisiteri y'ububanyi n'amahanga aba ari bo, n'ibyo bavuze n'ibyo bakoze, ariko cyane cyane ibyo tuzi ni ibi bya FPR DMI, kuko ikintu cyitwa minisiteri y'ububanyi n'amahanga ni ikintu gikomeye, nk'ibintu bijyanye na izindi minisiteri zindi zikomeye muri FPR DMI, ubutabera hamwe n'ibintu bijyanye n'amafaranga, ubutabera hamwe n'ububanyi n'amahanga. Kubera iki? Kubera ko iyo ufite ibyo wagiye ukora mu bubanyi n'amahanga nka biriya byo twavuze, ububanyi n'amahanga buba mbese buvuzera, cyangwa se ni nk'ikintu ukoresha kugira ngo ukomeze ya nkuru idafite ishingiro, ukomeze uyivuge buri gihe kugeza igihe izemererwa. Ikindi rero ni uko za ambasade nk'uko twabonye ntabwo ari za ambasade zigenda kubera, urumva dufite ku isi hari ibihugu 195, ntabwo uzashyira ambasade muri buri gihugu. Wakwibaza uti ahantu ho FPR DMI ishyira za ambasade haba ari igihugu Kagame FPR DMI bashaka iki muri Mozambique, bashaka iki muri Angola, bashaka iki muri Turkey, bashaka iki muri Israel, bashaka iki hirya no hino, rimwe na hamwe na za konfiyo ziri hirya no hino zikorwamo n'abantu either bafite ubucuruzi na Kagame na FPR DMI n'izo za Crystal Ventures, cyangwa se bafasha muri ibyo bintu byo kubiba ya nkuru yo ideology mbese ya FPR ibyo igenda ivuga hirya no hino, nk'ukuntu twatangiye tubivuga. Ahandi rero za ambasade ni ibirindiro, ndetse ni ahantu ubona haba hacurirwa imigambi yo gutoteza no kwica abanyarwanda. Niko izo za ambasade zirimo. Ambasade iba i Buruseli, ambasade iba mu Bufaransa, ambasade n'iri hafi y'iwanjye hano muri Washington DC. Ubona rimwe na rimwe ukavuga uti abakozi ba ambasade bakora iki? Naba ngiye ahantu, wenda hari ahantu ndi bugiye kuvuga, ukabona hari abo bantu ba ambasade baravundutse baje rimwe na rimwe bakiyizira cyangwa se bakohereza. Nicyo kindi kibazo nahoze mvuga ngo turagifatira hamwe, kuvuga ngo ibyo twita ngo ni diaspora ikora iki? Diaspora ni iki? Ishinzwe iki? Diaspora nta kindi nuko ari network mu buryo buri formel bugaragara, cyangwa se iri informal mu buryo butagaragara, ariko aho bihuriye nuko izari networks zikoreshwa na FPR DMI kugira n'abanyarwanda no kubatoteza
n'ibyo ngibyo. Urumva rero hagati ya za ambasade n'ibyo bintu bya diaspora tugomba kubivugurura. Icya mbere na mbere, ahantu tugomba kugira ambasade zikomeye ni mu karere iwacu. Ambasade ikomeye muri Congo, DRC, mu Burundi, Kenya, Tanzania, Uganda, kuko aho ngaho niho mu by'ukuri umubano wacu n'andi mahanga niho ugiye kubona, niho cyane cyane ubwo tuvuga ngo twifuza ko amaherezo atarayakira tugomba kugira igihugu kimwe kivuga rumwe, gifite aho gihurira. Yewe nubwo abakuru b'ibyo bihugu nk'ukuntu inaha ngaha muri za eta hafi 51 ngira ngo, cyangwa se 50, sinzi niba nibutse neza, abakuru ba za state ziruta u Rwanda inshuro zingahe, nka za California miliyoni 30 na zingahe, ariko umukuru w'iyo state iyo ubibaze mu rwego rw'isi yose, ngo California abanza yaba ari nka economy mu by'ubukungu, yaba ari nk'iya 7 California, ariko itegekwa na governor, guverineri. Ariko ubwo nari nsimbutse cyane ngiye ku bindi, bizaba ibindi byo gutekereza nyine uko icyo gihugu cyaba giteye. Icyo nashaka kuvuga ni uko iyo diaspora na za ambasade hagomba kubaho uburyo bwo kuvugurura ibyo bintu, ariko no gutekereza aho tuzagira za ambasade biturutse ku nyungu z'igihugu n'ubushobozi bw'igihugu, ariko n'uburyo n'izo za ambasade zigeraho, kuko hari igihe bagenda bagashyiraho ambasade irimo abantu 2, niyo baba uko bangana kose akenshi bari aho ngaho bameze nabi, kuko muri izo za ambasade nazibayemo, nanjye nabaye muri ambasade nzi uko twabagaho. Ibyo bintu rero byo kuvuga ngo ambasade zaba aho Kagame ashaka gukora business, cyangwa se aho agomba kwishinga kugira ngo ajye kugura intwaro, cyangwa se aho agomba kwishyira kugira ngo afite abo akurikirana, ngo akurikiranye Yozefu, akurikiranye kanaka, ibyo byonyine akagenda akashinga ambasade. Ibyo ngibyo byo bigomba kuzasenywa rugikubita. Ambasade zikajya aho tubona inyungu z'igihugu n'inyungu z'abaturage, aho bigomba aho tugomba kuvanamo izo nyungu, kandi n'izo za ambasade n'ububanyi n'amahanga ikabamo abantu, kuko ubundi hari abantu bakora mu bubanyi n'amahanga bishingiye icyemezo cyafashe mu rwego rwa politiki, ariko hari n'abandi bakurira muri iyo umwuga wa diplomasi w'ububanyi n'amahanga, bakawukuriramo professionnel, abakozi professionnel. Ibyo ntibibaho mu Rwanda rwa FPR, DMI, b'abanyamwuga. Abantu ibyo ntibibaho, nk'ukuntu mu bindi bihugu habaho umuntu akaba yarakoze mu bubanyi n'amahanga hafi imyaka n'imyaka. Icyo rero ni ikintu cyo tugomba kuzitaho cyane. Ikindi cyo tugomba kuzavugurura rugikubita ni ibintu bijyanye n'ibi bintu twabivuzeho mu rwego rw'umutekano, ibintu bya peacekeeping, kohereza abasirikare hirya no hino mu bihugu, kuko ni igikorwa gikomeye cyane muri politike mpuzamahanga, muri bya bibazo bigenda biba hirya no hino. Birakenewe yuko hagira abasirikare bajya gufasha. Abasirikare nabo ni umwuga w'abiga, ndetse n'ikintu cyiza kumenya yuko hari ahantu habaye ibibazo ko natwe tugomba kugira inkunga twatera, nk'ukuntu abandi bayidutera twagiye mu bibazo nk'ibyo ngibyo, ariko ntibibe nabyo ibintu byo gukora ngo kuko bampatse ibihugu, babwiye Kagame ngo hariya ntidushaka kuhajya kubera ko bariya ni Abanyafurika. Abanyafurika nibatita ku byabo nta wundi uzabyitaho. Abize gukoloniza Afurika, abize kugira abirabura abacakara, ntabwo aribo bazaza ngo bapfire umunyafurika muri Somalia, muri za Central African Republic, muri Congo. Ntabwo ari bene abo ngabo. Bagomba gushakisha nyine
abajya kubabera ahantu batagiye, kandi rimwe na rimwe ibibazo biri muri aho hantu aribo banabiteye. Ntabwo rero kohereza abana b'u Rwanda hirya no hino ngo bajye kurwana intambara z'abandi, ntabwo ari byo dukeneye, ariko aho amahoro n'umutekano rw'umunyafurika cyangwa se undi muntu ku isi yaba yahungabanye, bishingiye uko tubibona na politike y'igihugu, ni inyungu z'umunyarwanda kugira ngo dutabara abantu nk'abo ngabo. Ariko ntabwo byaba nk'ukuntu Kagame na FPR DMI babikora ibyo ngibyo, tuzabihagarika. Kandi ntibizaba ibintu by'ubucuruzi nk'ukuntu ari amakompanyi mbese Kagame na Crystal Ventures na bariya bucuruzi bwo muri ntuza, nabuze uko mbivuga ubwo ngubwo, hari igihe binyibagira. Ariko burya muri ngabo z'igihugu mu Rwanda hariya bafite amakampani y'ubucuruzi. Ayo makampani y'ubucuruzi nk'ukuntu twavuze ko za Crystal Ventures ntabwo ari za FPR, ni za Kagame na bake bo yishakiye mu gatsiko akagira ibyo bavunguriraho. No mu gisirikare bafite ntuza ayo makampani akurikirana aho bajya gukora ibintu ngo bya peacekeeping nk'aho ngaho muri za Sudani ki, ariko nabyo nabo ngabo banziza ba James Kabarebe n'abandi nibo bakorera Kagame, ariko nabyo bikajya mu mufuka wabo. Ibyo ngibyo by'ubucu kandi nibigenewe umusirikare wagiye muri peacekeeping ntabwo babimuha, ahubwo ibyo nabyo ni amafaranga amwe ajya ku mufuka wa Kagame n'ako gatsiko. Ibyo rero tugomba kuzabihagarika. Ntabwo peacekeeping yaba ubucuruzi bwa Kagame no gusahura nk'ukuntu yabimenyereye. Ibyo ngibyo nacyo ni ikintu cyo tugomba kuzitaho cyane. Icyo narangirizaho tugomba kuzakora ni uko cyane cyane uyu muryango wa Afurika, African Union, Loni, mu by'ukuri birakenewe ko habaho ibi bihugu bindi muri ibyo bihugu 195. Tugomba guharanira yuko Afurika itaba agatsiko y'abantu bagenda bahura bakavuga ko bemeranya ku bintu byose uretse ibijyanye n'inyungu z'abanyafurika. Izo nama najyaga mperekeza nabibayemo mu gihe cya FPR, mu gihe wari uhagarariye FPR, najyaga njya nteraturo nkajya hariya Addis Ababa, nkirwa ngenda amajoro. Ndahazi cyane ndahazi cyane mu bihe bya FPR, kuko n'igihe wari ukuriye diplomasi ya FPR muri Afurika. Nabonye uko abanyafurika bifashe n'ukuntu batajya, iyo bari muri izo za ambasade hariya muri Addis Ababa, ntabwo baba bitaye ku bibazo by'abanyafurika bibabaho. Kugeza igihe ndibuka abantu muri icyo gihe cyose mbere ya 1993 n'amasezerano ya Arusha atarasinywa, nta munyafurika watinyukaga no guhura natwe. Nta munyafurika nasabaga ngo duhure, ntibyashoboka. Abemeraga twahuraga rwihishwa. Abo navuze mu by'ukuri nabyo bigomba kumenyeka, sinzi ko niba FPR ibyibuka. Abantu bemeraga icyo gihe bemeye guhura natwe bagahura ku mugaragaro ni Mozambique hamwe na Zimbabwe. Abandi bose ntabashaka guhura natwe, kugeza igihe wenda amasezerano ya Arusha yabereye abantu bagatangira. N'ubu ngubu urabona, kuko Kagame noneho na DMI bari umwanya yuzuza y'ibyo bihugu nk'ukuntu twari tumerewe nabo badashaka guhura natwe icyo gihe. N'ubu ngubu ntabwo wavuga uti ndi muri abantu baharanira demokarasi mu Rwanda ngo ugende ujye guhura nabo. Nta wakwifuza guhura nawe. Icyo ngibyo rero ni ikikwereka yuko umuryango wa Afurika nawo wabaye agatsiko, udutsiko dutegeka ibihugu tugahura muri uwo muryango. Uwo muryango rero tugomba kuzaharanira ko uvugururwa, nk'ukuntu tuzaharanira ko Loni ubwayo
itakomeza kuba ahantu mbese b'ibihugu mpatse ibihugu byumva bikwiriye kuba ari byo bigera isi, mbese amajwi y'ibindi bihugu 120 ingahe bigakomeza birahonga nk'ukuntu ubona biriya bihugu bitanu by'ibihangange, ni ukuvuga Amerika, Abongereza, Abafaransa, Abarusiya n'Abashinwa, nibo bafitirwe n'iyo bavuga ngo muri kariya kanama gashinzwe umutekano hariho n'ibindi bihugu, ariko biza ari ingwizamurongo iyo ugiye kureba ibyemezo bifatwa n'ibihugu bikomeye. Ibyo rero nabyo tugomba kuzaharanira yuko uwo muryango wa Loni niba ugomba kugira akamaro nk'ukuntu washinzwe ufitiye inshingano, nawo ibihe birageze, kuko ibihe birimo guhinduka cyane kandi vuba. Ntabwo wakwakomeza kuba akamare gusa k'ibihangange, kuko isi dutuyemo tuzayubaka hamwe cyangwa se tukayisenya hamwe, ariko abazaba ku isonga kuyisenya ari ibyo bihugu by'ibihangange. Yoze navuze cyane n'ibyo bimwe ni nk'umusogongero, ariko ibyo ni bimwe byo twebwe uko tubona ibintu kandi uko twumva tuzagerageza kubikora. Ni ibitekerezo ubwo tugeza ku banyarwanda, tuzakomeza kubiganiraho, ariko ibikorwa byo ni ibyo ngirwa kandi tuzabikora, tuzabigeraho. Gusa bizadusaba kurushaho gutekereza ndetse no gushyira ingufu mu gusobanura no gukora ibyo tugomba gukora. Wenda wanyunganiraho gato Yoze, niba hari icyo nibagiwe wanyibutsa. Oya, ntacyo wibagiwe. Mu by'ukuri hari ibibazo nari nateganyije nabonye wabishubije. Reka nsubire mu byo wavuze mu ngingo zigera kuri indwi, ku ngingo zigera kuri 7 washyizeho imbaraga. Uvuze ko tuzashyiraho imbaraga, ko ari wo mushinga wacu, umushinga w'ishyaka ryacu ishakwe Rwanda Freedom Movement, mu byerekeye kuzavugurura imibanire n'amahanga. Wahereye ku kintu gikomeye cyane, nifuza ko tuzagaruka mu kindi kiganiro kuko isaha irarangiye twari twateganyije. Wahereye ku nzozi za Nyerere, aho mwaganiye ubwawe ukamubaza utese, niba nabyumvise neza, utese ni iki kintu muri no retraite yawe, muri kujya mu kiruhuko cy'izabukuru utekereza ko utabashe kugeraho, wenda yakakubwira ati ikintu rwose ntagezeho kandi cyari nayo mfite ku mutima, ni ukugira ngo kino gihugu cyacu cya Tanzania nacyo mu by'ukuri cyakomatanyije ibihugu nka 3 niba nibuka neza. Noneho ati iki gihugu cya Tanzania iyo nza kubasha gukora ku buryo gifatana n'u Rwanda n'Urundi bikaba igihugu kimwe, nari gusiga nkemuye biriya bibazo bigaragarira cyane cyane mu Rwanda no mu Burundi, ibibazo by'amoko y'Abatutsi n'Abahutu. Aha rero wavuze uti izi nzozi za Nyerere rwose tugomba kuzigeraho, dore ko izo nzozi ze kuko zari igisubizo kuri iriya ntambara y'amoko ihora muri kariya karere. Ariko ndagira ngo tuzabigarukaho kuko ni ikintu gikomeye cyane, ni ingingo ikomeye cyane, ni innovation cyane, kuko bamwe baratekereza ati imiryango ya East African Community CPG wenda umuntu akongera akayigarura, ariko kuba hariho abatekereza ko twakora igihugu kimwe na Tanzania, ni ukuvuga Tanzania uko imeze ubu hakiyongera u Rwanda n'u Burundi, kandi dufite n'amateka mu by'ukuri yagombye gutuma ibyo bintu biba. Nta organization zitekereza gutyo, bityo rero nagira ngo mbitindeho. Ingingo ya 2 muri uwo mushinga w'imibanire n'amahanga wa Yoze, reka ntabwo ari u Burundi, Tanzania n'u Rwanda gusa, ariko navugaga noneho no kongeraho na Congo na Uganda na Kenya na Tanzania na Kenya, mbese union irimo ibyo bihugu izaba ifite population ya miliyoni 200 n'umusago icyo gihe. Yego, urakoze cyane kunkosora, kandi
urabona na Congo noneho inagenda yiyandikisha ngo ijye muri kariya karere ka East African Community. Rwose ndumva iyo aspiration ubwo bushake buri henshi. Mu by'ukuri hari umusingi, igisigaye gusa ni ukugira ubushake bukomeye cyane bw'abatuye ako karere, kandi birashoboka habayeho ubutegetsi bwiza. Kuko urakoze cyane ku nkosora. Ingingo ya kabiri wagize uti hagomba kubaho gukemura ibibazo twateye abaturanyi. Ibibazo twateye abaturanyi bavuze igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Burundi, Uganda, Tanzania. Ibyo byose rero biganisha aho ngaho mu by'ukuri kuko habayeho ko kubikemura, uko gusaba imbabazi aho tugomba kuzisaba cyangwa se n'abagomba kuzidusabaho biri ngombwa. Tukaganira ku bibazo byacu mva ko byakoroshya wa mushinga zazo nyine za Nyerere, ndetse koko rimwe ibyo bihugu byinshi cyane birimo biriya bigize East African Community muri kino gihe, hakikubitiraho na Congo, ndetse sinzi niba umuntu atanatekereza n'abandi bari muri East African baramutse bishatse nka muri za Sudani y'Amajyepfo. Noneho rero icya gatatu, ingingo ya gatatu wagize uti hagomba kubaho conference, ibiganiro, inama mpuzamahanga, aho twasaba imiryango ikomeye nka African Union, idakomeye cyane mu by'ukuri kuko nayo yavuze inenge zayo mu mpera, umuryango wa Loni nawe ufite izawo nenge. Iyo miryango yose uko imeze kose ikaba, kuko niyo niba ifite ubundi inshingano nk'izo ngizo n'imbaraga zo kuba yasohoza iyo nshingano, kugira ngo abo babe bakwemera jenoside yakorewe abahutu, kuko ni ikintu cyangombwa cyane cyo kunga abanyarwanda, kugira ngo ndetse niyo ntambwe yindi mu rwego mpuzamahanga mu bizatuma u Rwanda n'amahanga aturanye narwo babana neza uko nyine bikwiye mu byerekeye iterambere. Iyo jenoside yakorewe abahutu igomba kwemerwa tunyujije haba muri Afurika, muri umuryango w'ubumwe bwa Afurika, haba muri Loni n'ahandi hose hangombwa. Icya kane wagize uti gukemura burundu noneho ibya nyabyo bitari bimwe byavuzwe gusa na FPR, ariko mu ngiro bikaba ibindi, gukemura ikibazo cy'ubuhunzi kigakemuka burundu, ndetse muri uko gukemura ikibazo cy'ubuhunzi hakabaho no gukemura ikibazo cy'abafashe intwaro bagamije impinduka mu Rwanda. Kuko uko umuntu yaba atekereza kose, umuntu aba agomba kwicara akabumva, noneho hakaboneka ibisubizo. Ingingo ya gatanu igize uwo mushinga wagize uti ububanyi n'amahanga, iriya minisiteri ishinzwe ububanyi n'amahanga n'ibigo bihagarariye nyine iyo minisiteri, ni ukuvuga za ambasade, ko hagomba kubaho rwose gukorera u Rwanda n'abanyarwanda mbere yo kugira ngo bakorere agatsiko batsindagira inkuru y'umuntu nyine uhagarariye ako gatsiko. Aha ngaha twavuga Kagame na FPR na FPR aho nyine izo za ambasade zigomba kuberaho mbere na mbere inyungu z'abanyarwanda, inyungu z'u Rwanda n'abanyarwanda, ndetse ambasade zikomeye mbere na mbere zikaba mu karere iwacu, muri biriya bihugu duturanye, birumvikana bigamije kwa kwishyira hamwe, hakabaho cya gihugu cy'abantu barenga miliyoni 200, igihugu gifite imbaraga, igihugu kandi kibasha gukemura ibibazo by'amoko nk'uko biri mu byamunze u Rwanda, Burundi. Icya gatandatu washyizeho wavuze ni ibintu byerekeye kurinda amahoro, peacekeeping. Kubungabunga amahoro nabyo ntibyagombye kuba ibyo gukorera Kagame n'agatsiko ke n'ubucuruzi bwe, byagombye kuba ibyo guhesha ishema igihugu cyacu, ndetse koko n'ibivuyemo, yego si yo ntego ya mbere si ubucuruzi, n'ibivuyemo bikaba ku nyungu rusange. Icya karindwi nacyo waherukiyeho wavuze kuriya muryango wa African Union, umuryango w'ubumwe bwa Afurika,
ndetse na ONU uriya muryango nyine ubumbye ibihugu byinshi wavuze ko ari 195 banza ari ibyo ngibyo, nabyo wavuze ko tugomba guharanira nk'igihugu kimwe kigize iyo miryango yombi gufatanya n'ibindi n'ubucuti muri iyo diplomasi yacu, tugaharanira ko habamo ukwivugurura kw'iyo miryango uhereye kuri uwo bumwe bwa Afurika, uhereye no kuri uwa Loni, ku buryo bitagomba kuba agatsiko k'abaharanira inyungu za bampatse ibihugu gusa bakandamiza ibihugu bitoya. Bityo rero wavuze uti turi nk'igihugu gikomeye tukaba no mu muryango ukomeye wa Afurika, bityo n'ijwi muri Loni ryaba ijwi birumvikana rikomeye. Nagira ngo rero muri ibyo nibukije wakoze kunyibutsa cyane cyane kuri iyo ngingo ya mbere, niba hari icyo wifuza kongeraho rwose mu munota umwe ibiri usoza ufata ijambo. Ntacyo rwose yoze, ntacyo ugize neza no gutanga incamake y'ibyo tuvuze, ukaba ari byo unashojerejeho. Nagira ngo ngushimire muri iki kiganiro, kandi ubwo tuzakomeza ubutaha. Ndagushimiye cyane rwose, nshimiye ibyo bintu nk'umukuru w'ishyaka ryacu ishakwe Rwanda Freedom Movement ugejeje ku banyarwanda, birimo ibintu by'umwimerere, aho bizaba ngombwa tuzanyira tubigarukaho. Nagira ngo inshuti mwari muduteze amatwi, tugarukire hano ikiganiro twateganyije, ikiganiro cy'isa tumaze kurengaho gatoya, kandi mutwihangane kuko tutabashe kubagezaho ikiganiro ejo, ariko aho kiziye hose ngira ngo mwumvise ko ari ikiganiro gifite ireme, ikiganiro gifite uburemere, mbese gisa n'inzozi dufitiye u Rwanda. Mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe wabagezagaho kino kiganiro, hamwe na Dr. Theogene Rudasingwa wabagezagaho birumvikana bikubiye muri icyo kiganiro, no kuvuga umushinga w'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement ku byerekeye imibanire n'amahanga, icyari igice cya 5 ku biganiro 8 twabateganyirije, ibiganiro birebana n'umushinga wa sosiyete nyarwanda, sosiyete twifuriza u Rwanda kandi tuzaharanira kugira ngo ibeho bidatinze. Rwanda,